Okay, haleluya abakristu bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubimenyereye ni Parabasi Jean Pasteur. Mwibuseza ko iki kiganiro ari duhugurane cyangwa se kwibukiranya. Uno munsi ntago mbatindira, ntago mvuga amagambo menshi, ndagira ngo dusome mu ijambo ry'Imana. Uno munsi turaza gusoma muri Timoteyo wa mbere mu bice bitandatu. Turaza guhera ku murongo wa 3. Umutwe uragira uti ngimbuzi n'inama zitari zimwe. Turahera ku murongo wa 3 tuoreze ku murongo wa 10. Twumve icyo Imana itubwira, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haba ari umukristo, haba ari n'umupagani, hari icyo wakuramo. Burya ijambo ry'Imana twese raduhugura, twese ratwigisha. Uburi umukristo, uri umupagani, ijambo ry'Imana twese riratwigisha. N'abatinde rero katuhasome. Haragira ati ku murongo wa 3, nihagira wigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikajwe no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubonamo indamu. Ku murongo wa 6 aragira ati icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ku murongo wa 7, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Umurongo wa 8, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Ku murongo wa 9, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza bikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza, kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazikurikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Hano dusomyemo amagambo menshi kandi meza cyane. Wowe mukristo, wowe mupagani, nawe yabasha kugira icyo akumarira mu gihe waba ubashije kuyasesengura ukumva icyo ijambo ry'Imana neza rivuga. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Hano turasomye ijambo ry'Imana ritubwira neza ati harimo abakurikira Imana, harimo abaza gusenga, bibwira neza yuko kubaha Imana cyangwa se gusenga cyangwa se kuba abakristo ari inzira yo kubonamo indamu. Nshuti yanjye, nuza gusenga kamere ku bapagani, nufata umwanzuro wo kuvuga ngo uje muri Kristo Yesu, ukaza uvuga ko uje ko ari indamu zikuzanye, mugenzi wanjye uzaba usubiye inyuma kuko indamu zazibona bitinze. Umva ijambo, umva mubwire, hari umuririmbyi Taseti Tusi niwe waririmbye ati ngo kurya icy'Imana cyangwa se kurya k'Imana ukarya uwatitirije si ugupfa kukabona, bisaba kuguma kukaraga ugasenga. Rero nuhaguruka kuvuga ati nanjye ngiye gukizwa mere nka Pasiteri Parabasi, ndebe ko nabonamo indamu, mva muni wanjye, uzaba wishutse cyane. Aho uzafata umwanzuro wo gukizwa uvuga ati Mwami ukize ubugingo bwanjye, urengera ubugingo bwanjye, ume gukiranuka, ume kugenda mu nzira zitunganye, ume kugendera mu gakiza kawe. Icyo gihe uzakurikirana. Barahamagaye kamanze nitawe umuntu.